imana ikomeye, imana ikomeye yaduhaye ibyiringiro byo kongera kumenya ko imana idukunda. Kuriya nkivuka ikintu cya mbere inkuru nziza numvise imana kumenya ubwenge nuko namenye ngo ko imana inkunda, ko imana inkunda, nkamenya ko imana ikunda n'abagenzi banjye, nkamenya ko ikunda n'ababyeyi banjye, nkamenya ko ikunda n'abandi bantu benshi kandi turi kumwe. Byaranshimishije cyane kumva ko numvise muri bango ko imana ikunze abari mu isi cyane, cyatita umwana we kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Iri somo ryarampumurije cyane, biradukunze cyane, nanjye ndavasi, nanjye nabaze, nanjye se buri rankunda. Ariko naje gusobanukirwa ikintu kimwe, inkuru yanshimishije muri Bibiliya yose no muri ibitabo byose nasomye, ni inkuru nziza ya Yesu umukiza w'abari mu isi, urukundo ankunda. Nanjye ikibazo nagiye nibaza igihe mu buzima bwanjye bwose, nibaza ese kuko imana irankunda koko mu by'ukuri. Ikindi kibazo gikomeye abantu benshi twibaza mbese ngo twese tuzabona ubugingo buhoraho? Ubu nanjye nzabona ubugingo buhoraho? Imana izanyika mu gitabo cy'ubugingo? Cyangwa abantu bavuga ngo harimo abantu ngo batemera ubugingo buhoraho, abantu batubwira ngo ubugingo buhoraho bari abantu ngo imana yaremeye kuzarimbuka, ariko njye ntabwo mbyemera. Mu gifaransa hari ijambo bavuze choix arbitraire, cyangwa bavuga ngo destine, ni ibintu bibiri. Choix arbitraire, uguhitamo kwawe akaba ariko kuzatuma ugira aho uzajya, uzahembwa urupfu ukazarimbuka, cyangwa ugakora neza ukazajya mu ijuru, ubugingo buhoraho. Cyangwa se akaba icyo bita destination, ni ubuzima uzabamo. Ubwo imana yaravuze ngo weho uzabaho kandi uzabaho nabi, wenda weho neza nyuma yaho mu isi, ariko gukiranuka ntabwo bizagukundira, uzarimbuka. Ibyo bintu tuzabiganiraho ubutaha. Ariko njyewe nemera ko umuntu uko azahitamo niko imana izamufata. Yego imana ntiyabura kubimenya, ishaka kubimenya, ariko ntabwo imana yaguhitiramo. Imana ishobora kuba mfite nageze mu ijuru, iyo foto ikayerekana, ikongera ikanyerekana narahisemo nabi, naragiye mu kurimbuka. Ayo mafoto yose imana iba iyafite. Ariko hari igihe wenda Yohana agiye kerekwa abari bari mu ijuru, akerekwa wenda akaberekwa mu buryo bubiri, akongera kerekwa n'abandi kubera barakavuye, ntiyamenye ngo runaka ngo ntiyavuyemo, runaka ntiyavuyemo. Icyo nzi ko yabonye iteraniro. Se iryo teraniro ubwo mu ijuru ririmo abantu bavuga ngo imana yageneye kurimbuka, ngo yageneye runaka kurimbuka, ngo njyewe ngo ntabwo nakizwa, ntabwo ndi kumwe nabo. Njyewe nzi ko nzajya mu ijuru, kandi namwe mwese muri kunyumva nzi ko muzajya mu ijuru. Ngiye kubabwira iby'umukiza uzava i Siyoni. Haleluya! Uwo mukiza wavuye i Siyoni, barahana ngo uyu mukiza uzavukira mu isi. Abahanuzi bose burya nubwo muri Bibiliya batabi bisobanukiwe, simbyashije mutabitangiye cya 3:15 ngo uzakomeretsa urubyaro rw'umugore agatsitsino, ko nabwo uzakumena umutwe. Ubu buhanuzi burakomeye. Urubyaro rw'umugore bari kuzamena ikiyoka umutwe, ikiyoka cyari kuzarumena agatsitsino, kuzarukomeza agatsitsino. Noneho n'ikiyoka nacyo, noneho nawe akamena ikiyoka umutwe. Buri inzoka igiye kuyica uyikubita mu mutwe nibwipfa. Niyo wakubita mu nda nahe ukagenda, hari ukuntu yagira guca ashyira iminsi kumva ngo yakubona ya nzoka yarakize, nikakifite n'ubugome bwose. Ariko burya inzoka ikubise umutwe ukawumena biba birangiye, ntabwo yongera gukira. Kiretse bari iteye amagi, amagi yivuyemo hari akaje kunya kudutudio kadutoye, kandi ntaho twakura dufite inzika ya nyina, ntabwo twaba tukuzi, watangira bundi busha. Ariko icyo nshatse kuvuga ni kimwe, nuko iyi nzoka turi kuvuga turayihuza na Satani, Sekibi. Inzoka ya kera, kuva ya kera na kare, iyi nzoka yahanganaga nande? N'umwana w'Imana, urubyaro rw'umugore. Nese umuntu wavuye mu ijuru nawe akaza kuba urubyaro. Abantu bo mu isi ntabwo twapfa kubyumvisha, ariko twe mu kwizera turabyizera ko urubyaro rw'umugore ari Yesu Kristo. Tugiye kubisomaho gatoya kugira ngo mwumve, ntakomeza kubwira amagambo gusa. Ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami.
abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'iby'abantu bishima bagabanya iminyago, iminyago, kuko umutware bamuhekesheje ajaga n'ingegene, bamukubitaga mu bitugu n'inkoni y'uwamutwazaga ibitugu. Wabivunye nko kuri wa munsi wa Midiyani. Ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose, n'imyenda maze kwihanganira. Hari igihe uri ahantu hakaboneka ikintu gituma udasoma neza n'ibirangaza, hasi n'ibindi bintu biba biri gucaho bitari kugenda neza, ukadusoma ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose, n'imyenda igaraguwe mu maraso, bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Haleluya. Hano ku gice cya 5 kugeza ku murongo wa 6, nuko umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze. N'ibindi byose twamaze gusoma hano. Turi kuvuga rero iki gitangaza, umwana ruzavuka akazitwa Imana, igitangaza. Uri kubona ari umwana usanzwe? Hari umuntu wo mu isi wigeze kuvuka akaba Imana? Nubwo bafashe Nimurodi bakamugira Imana, iki kigirwamana ntabwo bamwize Imana, bamwize ikigirwamana. Ko yari umuntu agapfa, bakabeshya ngo umugore akabeshya ngo yagiye ngo mu kwezi, bikarangira bari basenze ukwezi. Ubundi bwo murabona Nimurodi yari Imana? Ubu Nimurodi ko niko muvuga ari kunyuma. Icyo kora abadayimoni bo nk'umumarayika wari umushinzwe w'umudayimoni, wenda ari kunyumva, ashobora no kuza akakora ibimenyetso hano. Ariko ubu ngubu ndi muri Yesu. Haleluya. Njya gutangira hano manje gusenga kugira ngo nsabe imbaraga y'Imana imbashishije kuvuga, kandi itazigira igikumira ibi biganiro. Ni ukuvuga ngo iyo uriho, iyo umuntu apfuye, abamarayika ba Satani bahoze ari abakera twita abadayimoni, hari ukuntu basigarana isura ye. Kera babidushikishaga, nyine ubwo ndivuga mu bakurambere bacu, nko mu Banyarwanda. Ugasanga umuntu yizerera mu bantu bapfuye, kumva amajwi ari kuvuga ati imyuka mibi nayo ifite imbaraga. Twamaze kumenya ko ari abamarayika ba Satani, baba bitwa abadayimoni, baba bitwa ngo ni amajini. Muri Korowani babita ngo ni amajini. Kubona ngo amajini, abatwe twavuga ngo ni ibijini. Ibijini ngo rabagira ibigwa, hari ababijini ngo abiki. Bivuga ngo haba hari ahantu imyuka ya Satani ibirindiye abo badayimoni baba bari, kugira ngo bakomeze gutera ubwoba abaturage n'abatuye aho hantu, bafite abo bagambiriye, bafite n'ibyo bashaka gukumira. Twe twababona tugatitira. Hari n'abantu baba batemerewe gukizwa burya, baje kwegurira Yesu nk'uko twegurira Yesu. Ariko abo bantu nabo iyo badusanze turabafasha, tukababwira nabo bagakizwa. Nimba uzi ko rwose uri mu bubata, ukaba wasigiye gakondo z'ababyeyi, wasigiye ibyo gucuragura, warasigiwe ibyo gukora amakosa, ibyo byose warasigiye ibya gakondo bindi by'amarozi, by'ubumaji,
ndagusaba ngo mwene data ngo ibi byose ubireke wakira umwami Yesu, kuko muri Yesu niho uzabonera agakiza. Ndabona turimo gusoza, ariko ndagira ngo mwese mwibuke gukora subscribe ku cyane ubugingo buhoraho, kuko tugamije kugira ngo dukize abantu bose ibyitwa bya gakondo, ibyitwa imyuka mibi, ibyitwa ubwoba bwose, ibyaha, kwijandika mu byaha, gusuzugura ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ukubikura mu nzira tukaba muri Yesu. Nta kongera gutekereza ngo njyewe ngo mbivuyemo ngo byankongeraho ingaruka. Ahubwo reka twizere umwami Yesu, tuze turasenga tuvuge mu izina rya Yesu, tubitokeshe mu izina rya Yesu, cyangwa tubitokeshe mu izina ry'Uwiteka. Nuvuga mu izina ry'Uwiteka bizagenda bikwiruka, kandi nunanirwa gusenga uzashake abandi baza gusengera, natwe uzaduhamagaye tugusengere, kuko ntabwo dushoboye kugira ngo hazagira umuntu urimbuka ngo njye mfite za gakondo ngo zikomeye ngo ntabwo nari kumenya gushobora kuzivamo, ngo nzaye kunyikira umwana bakanyikira umugore. Oya, ngo nzaye kunyikira ahubwo kugira ngo zice abandi zanakwica. Jewe kugira ngo nzasazire mu gakondo nakwihana gakizwa zikanyica ngataha mwako nkano ubugingo buhoraho. Rero ntimugatinye gupfa, numara kwiyemeza ntabwo zaba zikigushoboye, zeta zigenda, ariko zigiye uzakubona ugifite amako zakumaze kugutitiza. Nufata icyemezo uti njye mbaye wa Yesu, mbaye w'Imana, ubu ngiye kuza ndabivuga mbihamye, ntabwo zagaruka. Haleluya. Niyo mpamvu zanacitse kubera abantu benshi bari kuvuga bati umuntu yagiye Imana mfashe, Imana mfashe, Yesu we. Niyo mpamvu za gakondo zigiye gucika. Yesu we, Mana Uwiteka, Mana ndengera, Mana uri Mana nyamana. Iyo umuntu ari kuvuga gutyo, demoni zose baziri gucika intege. Reka dusoreze aha ngaha tubashimira uburyo mwakomeje kuri iki kiganiro cyacu. Ciao.